ikintu uzamenya ninda guteje ikibazo kigatuma udatsinda Gaditka nyine ubona harabuze iki n'uyu munsi nanjye nakubwira ngo umutoza yarabigize mu ruhare ariko cyo nakubwira cyo kimwe muri APR bagwaye akazi bakurekera 100% yawe bakurekera uburenganzira bwawe nagwa afane chairman yahamagara umutoza akamubwira ati ndashaka gukora iyi list yego umuzungu n'umuzungu uri pro wabatoje wabonye ariko nabyumva ko ubyumva nuko nanyira birebaga akafata umuti rero turashaka ni knockout ngo ni match win ugakomeza watsindwa ukavamo nafata Tadeo Lwanga akabanza akamuha time ari mikino zakina ni myinshi zaha yazakina akamusiganze ko iriya equipe kugira ngo ni bitego nukugira niba ruboneka atari imbere Shaibu baba imbere nazamanje cyane ko bose bashota bashaka gushota bashota kandi yego kandi bafite n'ikiha abafana n'abana beza nizi gatsinda nk'ibitego bibiri bitatu bine bazamurimbura mutoza bazamurimbura yaruyu twatinze kumenya ahubwo wenda twaribeshye twamwibeshye se nabwo abonye Shibu bamaze gutsinda ibitego bitatu nubwo bitsinze Marine ntabwo abonye ko nafana bishimye bandimbaga muri stade Mbahoma kuri yarizi namba amaze gutsinda yego nacyo tuma nabyo tene bafite abayafukunze Bo ndabifuriza ibihe byiza nizera ko meze neza cyane amakuru ni menshi y'imikino birumvikana ekipe ya APR Football Club na ekipe iri muri crise totale total crisis kuri inshuro hano kuri Lorenzo Info ni wanjye ngiye kuvugisha ukuri ngiye kubabwiza ukuri ngiye kubabwira ibintu biremereye cyane kuri ikipe ya APR Football Club ndizera ko abakunzi bayo n'abatarabakunzi bayo bakunzi umupira muraza kumenyera muri iyi video ngufi ntoya ugomba kwitondera ijambo ryose ndi buvugemo uraza kumenyeramo ibintu byose biri muri APR FC ndetse na situation yayo uko imeze ndabizi ko mubizi ko ntajyanyira ibyo guca ku ruhande ntajyanyira ibintu byo kuca ibintu ku ruhande birumvikana gake gake nkatamakona ndakubwira ibintu biri muri APR FC ndakubwira amakuru ya Rayon Sport agezweho ndakubwira amakuru y'imikino ntekereza ko rero ukwiye kuba uri hano ubikwiye kandi warakoze subscribe kuri Lorenzo Info nimureke tuzamuke tugere ku bihumbi ngwine by'aba subscribers aba abone abantu mudukunda umunsi ku wundi voilà APR FC girirya inganya n'ikipe ya Gaditka yo mu gihugu cya Somalia abafana ntibari babyiteze ariko barababaye ariko barashavuye ese bafite impamvu zo kubabara ku buryo bigeraho ekipe ya APR Football Club yandika igisa no gusaba imbabazi crise totale byasabye ko ekipe itumiza abahagarariye abafana birumvikana ku rwego rw'igihugu igiye kujyana ibiganiro birumvikana bizgomba kubera hariya kuri tennis club Nyarutarama niho nyine navuga ko niho n'ubundi abanyamupira muri ekipe ya APR bahurira ariko se byageze kwihentera byageze ku ruhe rwego umutoza Thierry Froger uyu mufaransa kuri profile afite ku ekipe bigaragara ko mu by'ukuri ikizere cyatakaye tera agatebe rero nkubwire uko ibintu bihagaze byose muri rusange nitwa Lorenzo Christian Musangamfura reka mbasubize uyu magatoya ekipe ya APR Football Club ijya kwangaje umutoza Thierry Froger yaritangiye movement yo kuzana abakinnyi b'abanyamahanga birumvikana haba kuzana abakinnyi haba kuzana abatoza ikipe ya APR Football Club yafashwaga na bande ni ihurizo rikomeye cyane APR FC ijya kuzana abakinnyi b'abanyamahanga n'abatoza yafashijwe na bande bizewe bingana gute bizewe nande ko muri icyo gihe n'ingoma yo kubara APR FC yari yahindutse hari hamaze kuvaho Lieutenant General Mubaraka Muganga wari chairman ngo birumvikana yaramaze kuba CDS umuyobozi umugabo w'ingabo z'u Rwanda asimburwa na Lieutenant Colonel Richard Karasira birumvikana ko nyine hari havuye ibintu byinshi donc equipe ya APR FC yahindutse degré 160 urumva niko gufata ikintu ukagituruna urareba iyi telefone urareba iyi face ureba inyuma ukayituruna ukayigeza ahangaha donc guhinduka kuri degré 160 APR FC yarahindutse cyane icyambere rero
abarambagije uyu mutoza wa APR Football Club twavugaga n'abandi batoza bagiye batandukanye ni abantu APR FC yizeye ariko ni abantu bari mu itangazamakuru. Birakwiye ko ekipe ya APR Football Club igwa mu mutego Rayon Sport yagiye igwamo mu gihe cyashize, umutego wagiye uyizonga wo kwizera abanyamakuru nk'abantu bafite knowledge yagiye ku mupira ikabaha akazi ko kubashakira abatoza n'abakinnyi. Ndabikubwira kubera ko mbizi wenda sindi uvuga amazina yabo, ariko ekipe ya APR Football Club yizeye bamwe mu banyamakuru ibahereza inshingano zo kwishakira umutoza n'abakinnyi. Ibaha inshingano zo kubashakira umutoza n'abakinnyi. Byari bikwiye ko APR FC yizera abo bantu. Kanya gato ngiye kwakira umuntu, ngiye kwakira umutumirwa hano ufite icyo kuvuga. Birumvikana ko ekipe ya APR Football Club kunzi wayo w'indani maze kubabwira ko bamaze no gutumizwa mu nama y'igitaraganya ya crisis kugira ngo barebe icyaba n'ikigomba gukorwa. APR Football Club rero byagenze gute? Nababwiye ko mu gushaka abatoza n'abakinnyi ikipe yangaje abanyamakuru, abari bajyana communication ya hafi cyangwa se basa n'abadicta, abafite contact birumvikana z'abatoza n'abakinnyi irabazana. APR FC ibyo birarangiye imaze kuzana abatoza n'abakinnyi, birasa n'ibyakerewe kubera ko yatangiye pre-season. Nakunze kwivuga ko yakerewe nka ekipe yagomba kwitegura imikino nyafrika, of course imikino ya Champions League here kuri round ya mbere yiteguye iminsi navuga itarenze nka 22 mbere ko ikina umukino wa mbere wa CAF Champions League. Ubundi mu buryo buri professional ekipe kugira ngo yinjire muri campaign nk'iyo ibikwiye gukoresha nibura ukwezi cyangwa se ukwezi n'igice, donc iminsi 45. APR FC yakoresha igihe gito kubera ko yari maze kuzana abakinnyi benshi abanyamahanga, umutoza nawe umunyamahanga utamenyereye hano mu Rwanda yewe no muri East Africa, tari wagatoje muri East Africa na rimwe, ndetse kandi kubahuza nyine n'abakinnyi y'abanyarwanda bari muri ikipe ya APR Football Club. Uburyo yinjiye muri saison birumvikana umukino wa mbere wa competition ukine n'ikipe ya Rayon Sport muri Super Coupe irawutsindwa ibitego 3-0 ntago bisanzwe. Umukino wa kabiri nyine wari umukino wa CAF Champions League. APR FC ntiyawutsinzwe yawunganyije. Reka rero turebe assessment y'ikintu cyabaye cyangwa se cyagombaga kuba. Ese umujinya muranuro z'abafana bafite urakwiye? Ese nta kurengera kurimo? Tuzavuga ko by'umutoza yatangaje. Ese umutoza nuwo kugirirwa icyizere? Aniseti anyambikire mikro umutumirwa wanje, ubundi tubiganire turi kumwe turi babiri kugira ngo tubicoce ibintu bigende neza cyane. Ikipe yitwa Nyamukandagira mu kibuga kikasi imitutu, ndaza kutavuga rumwe n'abantu benshi kubyo ari kugenda batangaza, munyihanganire ndaza kuvuga ibintu bitandukanye n'ibyo abantu benshi bari kugenda bavuga, kubera ko nyuma y'umukino wabaye kwa gatandatu nafashe ekipe ndeba ibintu byose, ngendera ku magambo umutoza watangaje, ngendera kuri reaction y'abantu benshi, nsanga uburyo abafana batakaje icyizere umutoza mbona harimo ikintu gisa no kurengera. Umutoza wa APR FC nge ntabwo nemera ko ari fraud. Abakinnyi ba APR FC ntabwo nemera ko ari babi, nubwo ntahashobokaga ibyiza biruseho, ntabwo nemera ko abantu APR FC ifitemo hariya ari babi ya umutoza y'abakinnyi. Hayikaze umutumirwa wanjye ahangaha yitwa Emile Karinda. Emile, uraho neza? Ça va? Lorenzo info vraiment. Uyu munsi wihangane ntuvuge igiswahili cyinshi, uvuga ikinyarwanda cyane. Uvuga ikinyarwanda cyenyewe. Tangiye kiri karisa kabisa. Emile, uriyumva ute nk'umukunzi wa APR FC? Ntago mvuga umufana, ndavuga umukunzi kubera ko urayifana uranayikunda cyane. Reka gato nkubaze, nyuma yuko mudashoboye gutsinda ekipe ya Gadidka, uriyumva ute? Ntabwo mwayitsinze ariko ntiyabatsinze. Yego. We nk'umufana wa umukunzi wa APR FC. Yego. Uriyumva ute? Urakoze cyane nuko gusa utangiye kuri Gadidka, kutangira kuri pre-season. Oya genda shaka kubaza nyuma y'uriya mukino wa Champions League, kubera ko nibwo mwe mutangiye business ya nyayo noneho ya saison. Yego. Uriyumva ute aka kanya? Emotion wasigaranye emotion zi? Akambwira Gadidka yaradutunguye, yatunguye abakunzi ba APR, yatunguye equipe ya APR, yatungura
n'abayobozi abantu bose bari muri famille APR Yeah. Gaditi kandi twayitekerezaga kuri abasomali turabazi tukina nabo kenshi haba muri Sekafa sama club haba muri equipe nationale utuzi football y'abasomali abo abona ukuntu Gaditi kaje yaratwishe ndeba first 11 Yeah. yaragize amahirwe yo kuyakira ku kibuga cy'indege nabanye nabo kurinda dukina nabo first 11 harimo abasomali babiri gusa abasomali nabo batari babasomali ni capitaine n'undi mupeti wakina kuri kabiri nibo basomali babiri bari gusa abandi bose ni abakinyi nukuvuga ngo ni equipe nationale none se nyine mva nkubaze nyine icyo kintu cyanantunguye cyane ku bakunzi ba PRFC sinzi niba nari itangazamakuru ryabashutse ariko ubundi mwatinyutse mute gusuzugura like gusuzestima equipe yatwaye igikombe cya shampiyona iwayo murabizi ko muri Somalia nta tegeko rihari rivuga ko bagomba gukinisha abanyasomalia gusa niki cyabateye kumva ko izaza ari equipe iboroheye shampiyona y'u Rwanda ko atari shampiyona nayo gitangaza muri Afrika ni gute niki cyabateye kumva ko izaza ari equipe idakomeye kereka umuntu utari sport kereka umuntu udakunda sport cyangwa football ndakubwiye ngo umuntu waba arasuzitimye no kugura akavuga ngo Shaibu baraje kanakaraje we have time ugomba kuduha umwanya kwanza ugomba guha ikipe umwanya ukabanza ukamenya ngo eske ntabwo tugomba kuza ngo ni produit fini nibi Rayon Sport ikora umwaka ushize tufate example Rayon Sport yakinye imikino 6 idatsindwa itsinda abajama atangira kwereza amanota itwaye igikombe muri phase ale ariko byayibaye urabizi twayitwaye igikombe itabimenye twebwe tuvuye muri gukina na Monastir twaraje Bugesera dutandika aho ngaho hose yatangiriye twebwe nk'abakunzi ba PRFC nkuko nongeye kubabwira kuri Radio Rwanda nakubwiye ngo icyambere kwari kubanza tukamenya ko politiki hihundutse turashoboka byashoboka ko twagura abakinyi bose 11 bakaza bavuye hanze bagafloping ariho tuzi ko azasimbuzwa n'abandi beza kurushaho urumva icyo ngubwiye imbere ya PRFC politiki yarahindutse ariko kumva ngo niba bazanya abakinyi munsi ibintu biri kuba byabaye kuri Gaditi kejo bundi ni bisigisiki by'amatch ya sport buri gihe utakaje derby ari abafana ari ikipe mama utari yakira do biradusaba mwe 2 semaines 3 semaines même un mois ni inama mva ngo batumije no kugira ngo bongere babwiye ngo dans la famille nagwa kubaka ubakiza uyu munsi wajya mugasanga muraye mwese mukorora kandi ari zucyatsa mugenda kubera iki dufite ibintu bicyatse kugendera ubu ngubu ni abanze bihangana byumve ko d'abord first of all nuko babanza kuvuga ko ikipe igomba kumenyana hari muri apeti buretse gato guce mu ijambo nyanganire ngiye ndifuza kukumva mwishusho mwisura y'umukunzi wa APRFC cyane ntabwo nshaka kumva nka SG ntabwo nshaka kumva nka chairman n'umunyapolitike ndashaka kugira ngo numve emotion z'umukunzi wa APRFC nyuma y'iyi weekend like birashoboka ko abafana benshi bashobora kuba baragize emotion ntibakire resultat ariko nyuma y'umunsi umwe cyangwa se nyuma y'amasaha yo kureba donc realite y'ibintu bikajya ku murongo ngiye ndashaka kugira ngo tuganire nk'umukunzi wa APRFC umbwira emotion za nyazo ziri real icyambere prestation mu kibuga urya kipe yitwaye na resultat nyine wabaye déçu ese byabaye uri kumbwira nkaho nyine ukutwaza kwiyakira wari ubyiteze ko ariko byagiye wabaye déçu waratunguwe warababaye wari umeze gute nakubeshye ikipe yageze 3h du matin yitoza saa 9 n'iminota mike ya 45 minutes iyo ni Gaditi kandi kukubwira irangije umunsi wa match on my side ko namaze kumenya groupe n'umubare w'abantu baje narizi ko bike tuyitsinda ari bitego bine hari no twanayivuganye wacu nayibwiye na S ndavuga ati equipe idafite nani yuzuye squad yuzuye yego vukweri serious ariko yatweretse realite n'abakinyi bakomeye bakuru bazi cyo gukora mu kibuga simvuze ngo apera kinyi nabi yakinyi nabi mais j'étais surprise parce que njya kujya kuri stade ngewe mu mutwe wanjye ari 4 bi nakubeshye ariko yatubanje igitego no kuciciro cyari kibazo nje nari kuri match yego nari kuri match nicaye hafi ya chairman ndiyo uburyo APR yakinnye uko umukino wagiye uzamuka abafana bagiye barushaho kugira amarangamutima mabi kuko ibintu babonaga mu kibuga equipe ikina nuko babonaga umutoza yitwara kuri bench kuva muri tribune y'abanyamakuru kugeza mu y'abayobozi kumanuka hasi kuri ya tribune y'abafana bagiye babihirwa uko umukino wagiye wicuma ibyemezo yifuza ko afata uko wabona umukino yabonaga mu buryo butandukanye ukabona vraiment arakonje ari muri frigo wabonaga na chairman wa PRFC yifashe gutyo ukabona nta byumva abafana kugeza igihe umukino urangiriye basa n'abakora protest nk'imyigaragambyo chairman yarabarebaga kugeza igihe bose batahiye
nibwo yagiye gura n'abakinnyi icyambere nge nkene kugira ngo wenda utangeho nk'umucyo sibyo abakunzi ba APR FC nyine mumva mwe mwiteze ko mwayitsinda ibitego nka bine mora bikunze ntibigenze neza yego ninde wanyawe mubona atarakoze akazi yagomba gukora ninde mu blaminga kuri ya mukino reka mbwire wangu tugiye mukuri APR ntiyakinye nabi yego gusa umukino yakinye ku munsi wa Rayon Sport match ale yego bambe kuri Super Cup first half niko bari biteze ko nitukinira ya mukino tuza batwabonye ibitego byinshi donc uko mwakinye kuri Rayon kuri match ya first half iyo mwinjira muri assistant muri gaditi ka gutyo bari witsinda byari kwa byoroshye cyane kubera na souffle n'ibindi ariko ikintu cyabaye iki tujye twemera realite ntago uyu munsi wavuga ngo umutoza match ebyiri capital cyereko utamenya umupira match ebyiri capital ngo utangira kumujajinga ngo bahimsimbura umutoza abafana bakoze ibyabo ariko nongeye nanabisubiraho uriya somuco buriya niki cyabuze ibyo turajya kujya protest z'abafana nanjye nabanenze nazo no kubanenga yego nyine wowe ubona ninda guteje ikibazo kigatuma udatsinda gaditi kanyine ubona harabuze iki n'uyu munsi nanjye nakubwira ngo umutoza yarabigize mu ruhare ariko cyo nakubwira cyo kimwe muri APR bagwaye akazi bakurekera 100% yawe bakurekera uburenganzira bwawe nagwa afane chairman yahamagara umutoza akamubwira ati ndashaka gukora iyi list yego umuzungu n'umuzungu uri pro wabatoje wabonye ariko kuko atazi umuntu cyane cyangwa ataramwishyiramo kuko urabona nk'abazungu kunaje kubabona abantu bose twatsindanye ujya kusanga umuzungu waba uri umuswa uri muremure akawukundira icyo ngicyo urumva mwiriwe neza excuse me ndi mu kiganiro gatoya ndi mu kiganiro live ndakuvugisha nindangiza merci beaucoup yego uri bityo cyabaye yego umutoza umurekera amakaranga n'abamwungirije ntibamugirana inama ariko ubu ngubu bitangiye kugenda gutya I think so ko ari gihe azamugirana inama bakavuga ati rero coach kugira ngo ukine match nziza fata abakinnyi babiri bakuru babwira ati genda ukore 11 ba starting n'abatoza bakore 11 ba starting nawe ukore yawe balancing bizagera bibe bambwira ati koko turakubaha ibyo ukora ariko maybe there is something else you can increase kwasubizamo hari igihe byazagera ariko umuntu ukishakisha ufite system de jeu yenda afite projet ya 4 years nubwo asinye contrat mwaka umwe akavuga ati yenda ndashaka gukina system ndashaka gukina system yayizana agasanga sikwifashe hari igihe kizagera rero muri Afrika batangiye kubyumva ko no muri Afrika noire resultat nizo umufana ashaka nakumubwira ngo wakinnye ibi uzakina ikintu keza ariko mbabwiye cyiza cyo mbwiye kimwe abakunzi ba APR n'abafana ba APR bagomba kumenya umuntu wese ukunda APR ava akagera amenye better gustatinga bad gutya kugira ngo nugire expectation nyinshi ikubwira ngo ejo natwara ikombe gutya cyanza atwara ibinyore iyo dutsinda rero tukadutsinda ibitego bitatu bari guhitahiriza equipe ya APR igikombe ariko davuga ati niyo ya mbere n'ubu ngubu Rayon Sport ibitu uri kutubwira naho bakaba ari mu muhanda ariko ati itoza nagenda yego kuko waravuga cyane ariko ko yatsinze match ile le king yego n'umwami nuko rero umufana baye umufana ukubona resultat irangiye rero reka mfata umwanya muto mbwire APR FC ikintu yabuze cyayitsindishira match ko njye nashaka kugira ngo abafana ba APR FC ntibagendere mu kigare wafate nko hari crise cyangwa hari ikintu cyabaye kidakomeye crise iri muri APR FC yatewe n'abanyamakuru n'abafana bafite ukuntu bunze ubumwe bahuriza ku kintu cyo gusa nk'aho badekuraja ibintu byose APR FC yakoze ariko reka ahantu crise iri umutoza ajya guselectinga equipe yabanjemo ejo bundi kuri Gadidka asa nkaho yasubizaga n'ubundi kintu cyari kimaze iminsi kivugwa n'abanyamakuru bavuga ngo umutoza Thierry Froger akinisha mediateur benshi hakoresha abawinga agatuma umukino ugimba ukaba dull hakabura ikintu cya explosivity mu kwataka icyo yakoze niki yafashe umuwinga witwa Asongwe Apam Bemol amubanza mu kibuga kuri karindwi nk'ibisanzwe kuko n'ubundi niwe wari mwiza kuri wing ku ruhande yahengekagaho abakinnyi Ramazana abanyamakuru ntibamukunze n'abafana ntibamukunze cyane igihe yahengetse ruboneka ku ruhande ntibabikunze azanaho umujene mu myitozo buriya ngo niwe sasu ngo niwe sasu vraiment ngo niwe n'ushamburiya cyane uriya mwana bita kwitonda Alebaka amuzana mu kibuga yasubizaga ikibazo kivuga ngo kuki adakoresha abawinga kuki atuma umukino utihuta icyo yaragisubije
yazanye kwitonda ale kandi yaragerageje akinye neza ari no makinye bagerageje amatire agana mu izamu nubwo amenshi bagiye bayaboroka aba defense ariko yagerageje gushota icyo bisa nko yaragikemuye Mediane rero yazanyemo nubundi Shaibubu ku 10 nk'ibisanzwe azanamo Pichu nk'ibisanzwe ariko azanamo Tadeo Rwanga nka nimero 6 Dometier kubera ko urebye mu bakinnyi afite uyu munsi nimero 6 nimero 6 wenyine afite Dometier buriya ni Tadeo Rwanga kubera ko Pichu no mu box to box undi akina zone akina yilinye gusa nagwa irenga ngo ajye imbere takagira gutse je nabaje abantu bambwira ko ngo impamvu yazanyemo Tadeo Rwanga ntakinishe rubonekana Pichu gusa kuri ya linye ntabwo afite confidence mu defenseur afite kubera ko look afite nije na Clement ararwaye afite Benjamin Peya ya Yunusu n'uwitwa Buregeya Prince ntabwo ari defense yizeye cyane kurya exposa kuri threats bivuze ngo nubwo bigeze banakinana muri imyaka ine bivuga ngo Prince na yego niyo mpamvu rero mvaga akeneyemo umukaseri Dometier ushobora nibura kuba rido utagenda cyane ushobora kuba rido imbere yo defense navuga wenda yari fragile ibyo byemezo yafashe umutoza yaramukatsinze ya mukino byari ibyo ko mbere y'umukino nge nkibona line up I was like wow it's okay ibyemezo afashe nibyo umva rero ahantu yagire deception umukino ukanga ukamugora imipira myinshi bagerageje gukreya ndavuga Bemoro Apama Songwe na kwitonda Alebaka ntabwo Mbaoma yamugezeho neza ntabwo yayifatishije navuga ngo ni malheur ni byabaye unfortunate uko wenda byashobora kugenda yamutse akoze kuri iyo mipira agatsinda ibitego byinshi ntabwo ariko byagenze byasabye ko APR ibona penalty yasetsinze kuri penalty ntabwo ari penalty ni pass bapashe ombolenga umupira ombolenga ari asanga umujene ahagaze neza ahita akozaho rimwe atsinda igitego biriya nibyo nyine umukinnyi umu avant centre akina nibyo akora nibyo atsinda igitego yaragitsinze iyo amahirwe kwitonda yagerageje yajya mu izamu bikabahira yashobora kuba batsinze ibitego na bitatu cyangwa se wenda bibiri bitatu bakabatsinze match byongeye kandi ruboneka yinjiye mu kibuga yatsinze umutwe yatsinze ngira ngo yatsinze umutwe yego baravuga ngo habamo bijyamo habamo oruje ibaza nka kiriya gitego iyo kijyamo nanone APR akaba yaratsinze umukino bivuze ngo ntabwo kudatsinda umukino ari ibintu byinshi yabuze sibyo yajyaga imbere y'izamburikanya yarashamburiyaga ikintu rero mvuga nemeranyeho n'abantu banenze umutoza nanjye nkemera nkavuga nti ahangaha rwose ntabwo ari byo icya mbere imitoreze nyine iyo uzi ko equipe yawe iri faible abakinnyi bataziranye yose kuba dicta kubabwira mukori mugaruke mugende mugaruke mukori natira Froge rero c'est quelqu'un qui calme ntabwo ni umuntu w'ikamera nabonye no muri interview nyine ni umuntu aratuje ameze gutya aratuje ubundi twatuma urumva twari tuvuye muri batoza b'Abarabu ibintu bya dire simwe abantu byo kurwana nyine ubona ko ari mu kibuga agenda no mukino siko bari abafaransa ariko sigomba kurwana ntabwo dicta nicyo kintu reka nkwereke mi ubona nk'igihe hagiye guterwa kofra cyangwa se koroneri abakinnyi kugeza ubu ngubu ntibazi utera koroneri ntibazi utera kufura imipira y'imitereko ntabwo yamaze kubadezinya barasigana utwo turiro twose ntabwo abakinnyi nyine ko umutoza donc avuga yohereza ijwi ababwira icyo gukora icyo kintu abafana barakimunenze n'abayobozi ariko sinzi rero wagize confidence yo kubimubwira ariko nyine aricara tuje ntabwo atoza mu mukino ibyo yapanze imbere y'umukino arabereka gutyo gusa wewe ntabwo wabonye ko ari ikintu kiri un peu inquiétant donc ikintu ushobora gutekereza ati no niba bafite intege nke se gutyo bataziranye kuki adatoza ngo bahuze bakine yurebye mu batoza baranga muri Afrique centrale bajya gusanga usange Froge afite vraiment palmarès ndende afite civil heavy ariko nakubwira bigeranye naho yanyuze yes wenda resultat hagize ntuzite aho yanyuze no kubara baragize niyo chance yo kumana ako kazi akanyura akanagera hariya mubwire ngo kuba tufite abakinnyi ba Shaibubu natireye si umuntu wiruka si umuntu waje kubera amafaranga akunda umupira ahubwo ngo son papa ni ingénieur n'ubangu muri Sudan Khartoum vraiment ameze neza ariko Shaibubu urebye patriotisme akoresha ugira ngo equipe ya APR yarasanzwe ayibamo cyangwa ayikuriyemo cyangwa se niyo mu gihugu bari abantu rero bakuru mu mutwe I hope so wari wazicara n'umutoza akambwira ati this is not good kusa kuko buri mukinnyi arwagira mu ikipe n'ubundi ubu bari kwarakomera umutoza ariko na mukinnyi na mufana wakomera umukinnyi pepo twarameze ko contrat iri proteger mu byose na coach contrat mu proteger nicyo mbwira cyo kimwe cyari n'iki
twe ku ruhande rwacu patience ni ikintu cya mbere, ku ruhande rw'abafana patience. Ariko ibyo umutoza niba nkubwiye ngo ubuyobozi bwa APR iyo mutanze ikipe barakubwira ati chairman kwa inama n'umutoza bamba kwa inama n'umutoza mara kwa inama n'umutoza nagwa mugira mu mikorere, abakinnyi bose bafite yara ku meza, do your job. Ariko wenda hari igihe kizagera bakavuga rero an Afrique none iwacu hano APR n'igitsindwa kabiri kandi nako bizagenda me mwizeza ko ibintu bizagenda neza ariko minsi itari mikeya. Ikindi kintu rero abafana bamunenze nanone nanjye mvuga rumwe nabo, yararetse uwitwa Tadeo Rwanga wagaragaje ko rwose atarimo guparticipa muri je byarananije cyane Shibobu kubera ko byasaba ko Shibobu agaruka inyuma. Urabona ibyo kivuga ngaho reba Bosco acyana Shibobu bari muri animation, umwe yajyaga hano undi agasigara inyuma, aho Rwanga c'est vrai ni ibintu byaguye nacyo basimuje Shibobu agira ngo we arananiwe kandi n'imipira itari kumugeraho. Yego kubera iki no muri interview umutoza yatubwiye ngo Shibobu ngo yagaragaraga nk'uwananiwe ndi kumurwa kuko afite n'imikino kwa kane negative kabisa. Nibyo nabyo byarabaye kuri match ya Rayon Sport, wabonye ko akuyemo Bosco. Yego ruboneka mukuyemo niho habaye n'icyo icyo uriya mpeta afite double poumon, nuvuga ngo ni actros mu make yakira n'iminota 200, ariko igihe umutoza taramira kugira ngo icyo cyemezo rero ntucyemera ko yaravanyemo Shibobu kuri ya minota sinamugira mu mikorere ariko umuntu ari kuvamo yari Rwanda. I'm expressing myself, ntabwo uri kuvugira ki express yourself, kira cyemezo ntabwo wacyemeraga. Reka mbwira umuntu ari kuvamo turi muri stade twe twarebaga naho nanice warabonaga Rwanda ni ari kuvamo. Yego umupira ntabwo yageraga imbere none agumishe avanyemo Shibobu asigaranye abakaseri aba mediateur. Ndabyemera ko yenda ukuntu umutoza yabonye ko uriya nimero 10 witwa Pentecote uri gukina muri Ditka Pentecote Kidenachi, yes, ugakurikizaho uriya nimero 11 n'umunya Cameroon uri ku ruhande rwa ku mupaka wa Nigeria. No mu cyumba barararana ni inshuti bamaze kuvanamo Pentecote hari agomba kwataka like aga profita ariko ufite umuntu kuko abanyamakuru hano iwacu hari n'abantu badakunda, sinzi umuntu ugeze kwa ngo bakunda igihugu byakora nk'umunyamakuru ufashe CD yoreje muri Mogadishu kugira ngo ariko APR ntabwo ari igihugu, sijye ndafana club nyine urafata niyo n'umunyarwanda man nakubwiye ngo nyine urumva nese umunyamakuru w'umutsama amafaranga bati dushakire video z'ikipe amafaranga n'ubundi amafaranga urumva ariko gukora akazi yatanze nyine umwana w'Imana n'amafaranga yaramutanze icyo ntabwo ari igihugu kuko batanga video zabo bakaba amafaranga nta kibazo. Ngiye nk'abafana nka Sport iramutse isanze muri Zimbabwe isanze ndi muri mission Zimbabwe cyangwa nagiye muri vacances ikazire kwakinira iyo match nzayireba zanayikomera nzafana Rayon Sport kugeza ku munota nyuma sinzambara bleu kuko nimara kugenda na ministre Mimoza yigeze kuvuga ko ari n'abanyamakuru bagambanira equipe nationale ibyo simbitindaho cyane. Urabona iriya equipe ya Mogadishu yahise yego Kadika Mogadishu yahise ifata umutoza wa national team uriya yatoze national team yabo depuis 96 yaje mu Rwanda. Urumva abigira ikipe abigira kuko urabona ko yatoza kakana siko kari kwagana imbere APR. Yego arabwira icyo yakoze gusa yahaye spirit ya equipe uziko wasimbuje umuntu umwe gusa do bakiniye kuri level yo sinzi nibyo bari bananyona mbandi grave voyage bari bakoze goye ariko cyo nguye cyo kimwe ukure umupira nuko umutoza areba yenda twe turatandukanye amaso ariko ngiye biba iyo kuvanamo yari kuvanamo Tadeo Rwanga noneho akabwira pico agasubira inyuma ubu nono wafatana na Shibobu ugafatana Bosco bari imbere imipira buri kanya kuri Yego cyane rwose ni cyane bose batekereza na zazimande zari gukora ariko ngiye sinikushije umutoza n'uramvuye ngo byacitse ari kubyiga ibye ariko namara kwifatisha nkuko mbitekereza nuko nawe bireba APR dufite ikipe nziza. APR rero yakoze statement iri official isaba abakunzi bayo ntabwo ari gusaba imbabazi, yasabaga abakunzi bayo kwiguma inyuma niko kuri bavuga ngo abakunzi ba APR FC turimo turagiza kubaka ibintu birambye mwihanganire ko bisaba igihe kugira ngo ibintu birambye ibintu byiza bisaba igihe icyo ni ikintu gisanzwe mugume inyuma ya equipe muyibe inyuma ibintu byiza biri imbere. Abarimo barabwira abafana ejo bundi kuri stade basakuza ngo turashaka deal wacu umutoza ari tumushaka uyu mutoza nta kimurimo nk'umukunzi wa APR wowe rero Emile message donc ikintu kiguturutse ku mutima no gutekereza akanya wanabwira abakunzi ba APR FC muri rusange kugira ngo iyo reconciliation yongere ibe abafana no bongere bagaruka bavuga ngo no kwa kane tugomba gusezerera equipe ya Gadidka kandi tugatangira campaign ya championnat turi mu mwuka umwe tugatwara ibikombe nkuko byari bisanzwe. Niki kintu kiri ku mutima akanya wabwira n'abakunzi ba APR FC bakacyumva kiguturutse kubera ko barakubaha uri mu coordinateur ba APR FC uri umuntu mukuru muri APR FC umuntu maze igihe kirekire ukundi ikipe ubutumwa bukuvuye ku mutima udatumwe n'abayobozi
udatumwe n'abayobozi ahubwo nk'umufana ikintu kiri ku mutima ni iki message wabaha kugira ngo nabo bagendere noneho muri uwo mwuka ko hari benshi bagendera mu Kigali wenda usanga batazi na equipe neza ariko wikunda uyizi bahe message iri honest reka ngumbwire ikintu hano ugafasha uruhande reka ngumbwire reka nishyire mu mwambaro umufana n'umundi mukuzi wa pere yego ikintu cya mbere cyabaye urabona hano mu Rwanda abantu bakunda radio ya Lorenzo uyu munsi avuze ikintu bakonfirma ko ari true story nubwo usango yenda bama views niki aho ikintu cyose avuga kumufana uri hanze ukuba unakwemera ahubwo Lorenzo yabivuze biriya nibyo ubwo rigani yabivuze biriya nibyo cyo mbabwira cyo kimwe d'abord banza amenye ko ibihe tuvuyemo byaratuvunye kurusha yego ibihe tuvuyemo imyaka 11 byari ibihe bikomeye ku buryo umufana umukunzi wa APR wabarayiherekeje akagira cyangwa mu ijoro aziko tabukuraho n'amanota ariko uyu munsi twaba twindu ibintu bishyashya so urabona nka Sport yagize amahirwe yuzanye nka Ruvumbu ukabuzanye nka Sefu n'abantu bari muri Sport bazi deri bya APR kwimera bazi cyo abafana ba APR Sport bashaka bari abantu baje bo bari capable ko babubakiraho bakashamana aho twebwe mu bantu bakintu dufite twari dusigaranye bose nta n'umufite n'ijambo ugiye kureba nagwa agira confidence yo kwabira umutoza ati coach n'ubu dusanze ngaha twakoraga gutya urumva nka Yunus ari kubanza mu kibuga kubera ko APR FC wenda yagize ibibazo by'uburwayi ariko ntabwo ari umukinnyi banza mu kibuga APR FC ukareba Claude ntahari arakina Christian gusa ukareba oyafata mediane yose oyafata bose reka mbwire uboneka gusa usigayemo reka mbwire iyo umutoza azakabanza akamenya ko ifi ni nkoko Yannick mu bikombe dutwari uduhaye igikombe akagira umuntu umwicaza akamubwira ati coach umuntu ukomeze umwite wari cyo mwongera ko yaradutwaye yahawe yadutwaye tutagifite ubushobozi urumva akayimubwira akayimwumvisha akamenya umwana asanze muri APR umwana w'ikipe ninde abafana bashaka bira byose abafana kwirefota kuriya nibaramenya abakinyi bashaka nuko hari abakinyi bacu urabona niba Bosco kuri bench azizi iki ko nubwo mva ngo buriya avuye hanze ntabwo avuye hanze ko arusha afite izina gusa aho siko arusha Bosco ibyo ngibyo byasaba ko umuntu amuganiza ko mu bakunzi bacu kamabwira ikintu kimwe iriya simbi cyo turanga twebwe abakunzi ba APR kugira ngo nanjye byarantuye ni turanga pe kuko burya iyo niba ashatse kwigana umureyo mu gitondo babyuka kandi akanyenyeri niba umufana atanze 100 francs agomba kwikuryoza yego niba ari Fidel baramuririmba ngo niyegure ariko twebwe nago iyo mico twayikuriyemo niba ari n'abantu bashya baje babizemo vraiment ndababwiye ngo kuba barari twese twarababaye nago babaye kurusha Chaiman nta nubwo babaye kurusha abagenero bazi kuri equipe yavutse bakaba n'ubakira bakiri ku buyobozi natwe twese nago aturushe twari kwigaragambya ariko twebwe turavuga ati buri tugira chance yuko tugira ubuyobozi dukorana nabo inama cyarimo hari kibaye n'ubundi match igiye gutangira nk'uko champion igiye gutangira twari tuzi ko Chaiman azaduhamagara tukicara tugasasa inzobe umuntu akavuga bishaka hakamamo conclusion aho kuza ngo uyu munsi baririmbye umutoza ejo wasanga atangiye kurimba n'umuyobozi urumva so iriya sindanga gaciro z'umufana wa APR hari naho nakubwiye ati ikipe kina abafana kweli ariko kameme hari limit utagomba kurenga buriya hari kibakoze nibyo ngubwiye ngo umufana wa Sport abyemere ko arwana nabyo avuga ati ngiye ku yanjye nagwa wambuza kuvuga yego ariko wavuye Nyagatare nguze gutuka umuntu muri stade hanga kameme ndetse faso hari message umutoza ejo yatanze tumubajije tuti se abafana ko baririmbye ngo adiri nta nubwo yaraza adiri avuga ngo bamuramubwira bati ni ex coach APR ngo wabyakira ute ko bakuririmbye basa n'abakwamagana umutoza hari ikintu yavuze akivuga mu gifaransa ariko ntekereza ko abanyamakuru bakinterprete nabi bituma n'abafana bacyumva nabi ngo umutoza ngo yabise ngo yabasuzuguye ngo barasakuza gusa ngo bagira ute umutoza icyo kintu reka manze ngikiriyaringe merci beaucoup Kalisa ko umutoza ntabwo yisa abafana ngo nukuza gusakuza gusa muri stade ntabwo ari cyo kintu yashatse kuvuga umutoza we yavuze ngo ko bamaje bati ko baririmbye adiri n'ibicyavuga ati ariko nge ntabwo nabyumvisha ntabwo mvita ikinyarwanda baramubwira ngo bahamagaraga ngo equipe yongere yangaje umutoza wayitoje witwa diri umutoza yavuze ngo ngewe ndi umutoza equipe yampaye akazi ngo nyitoze icyo nkora ndagenda gatoze equipe yanjye gakora akazi kanjye uko ngomba gukora reziko za kuva mu kibuga umufana akaza kuri stade akadufana cyangwa ntadufane akaza kuri stade cyangwa ntaze bivuze ngo ushaka gukomeza kuza kudufana azakomeze ariko nushaka gukomeza kutuvugiriza induru nawe abikomeze tuzakora akazi kacu kandi umusaruro uzagaragara uburyo yavuze nubwo yavuze wenda ijambo ry'ifaransa ngo crier
uburyo message yatanze abantu bayitwaye nabi ari na titre nabonye abantu bakoze kuri YouTube basa nabagira kandi igitangazamakuru kiri professionnel hano mu Rwanda abafana ba APR ntabwo ari byo ntabwo umutoza yabafashe nk'abantu baza gusakuza gusa urana umutoza wabaye muri France mu Faransa aza agacira abafana bagira ntabwo ari umuntu waza gusugura abafana ibintu yavuze byumvikanaga donc ko bamubwiye ngo abafana bakwamaganye basakuza aravuga ngo uzaza kudufana azaza dufane nta kibazo ni byiza atari ko nushaka kuzaza gusakuza azaze kuko ntazatuza gukora akazi turi gukora twese twageze gukora neza iyo message umutoza watanze uri kureba ikiganiro ni message mbi oya ni message mbi kuko normal nziza kandi nako agomba kureponda nuvuga ngo wowe wishyuye amafaranga yego uza kureba match yego yenda arakazi wataye ariko de toute façon banzu menye ese uyu mutoza waje hari uruhare nabigizemo kugira ngo bazaze eske ababye kumuzana ni injiji ku buryo barusha ubwenge bose bwo kuvuga ngo baje mu batoza bose ku isi bahise mu nkuko atasho ariko niba na APR nongeye nabisubiraho n'umufana nabyumve APR yagiye guhereza uriya mutoza imuhereza contrat y'umwaka umwe nuvuga ngo yaba ari mwiza twari tuzikora mwiza akaza bikana flopping adiri yaje mu mwaka wa mbere yego twa success tubona igikombe ajyo equipe ya mbere atangiremo ba mu mwaka wa kabiri yongera abona igikombe twavuga twa muntu kuba kinyafiti na qualité abakinyafiti ashobora mwiza kumuhemba bamuhemba des saisons ahinduka umuse sizi byamuteye nyine yakoze ibyo byabaye na mufana tayi roba no il était trop kumva rero ngo niba bakugize umutozo bashaka kuba hejuru ya byose quand même naguzi boss n'utari boss byo sinshaka kubyamo ariko niba umufana umunsi amazi imyaka 4 atwara igikombe agatwara igikombe n'abakinyafite umuntu akaza imikino ibiri atsinzwe umwe anganyije undi kandi APR ndandi kubwira ko ideology ya APR mu Rwanda equipe zashoboye kudutsindira no mu Rwanda muri imyaka 11 tukubwira tufite abanyarwanda nebyiri gusa ni Vitalo na Young Africa yego ubundi iyo turatsinze turanganya ibinyi byagaditwa na uradutsindira hano so niyo ndikuvuga rero ntabwo birajya kure nituragera kure havuga ngo mu ikipe yari imbudimutse ni cyagiye ngo bwase ngo iyo tugenda dutsinda no twajya ku mukino wa 10 twatangira gutakaza tukajya gutya kundi wadutwaye igikombe bavuga iki Emi umva ikintu cyihumure umutoza yavuze yego turi hafi gusoza yego umutoza yavuze ngo abakinnyi banjye muramutse murebye detail z'umukino ntimugendere mu kigari ikiza cyo kwishimira barimo barakreya amachance yo gutsinda ibitego barakreya baragereza guhimba amahirwe y'igitego zamara kwagera ndagwe ngo ikitarahuza no kugira ngo rutahizamu akore ku mipira kenshi abantu hanyaho ayishire mu rucundura iyo hasigaye ako kantu gusa ariko ne kipe ishobora kugereza amahirwe bivuze ngo ni question yegendetse yavuze ngo mu mikino iri imbere yewe no kuwa kane birashoboka ko twatangira gutsinda ibitego kandi tutangira gutsinda ibitego cyangwa gutsinda match ibyo bintu urabibona neza ko bishoboka urabibona nk'umushinga wa vuba uraza gukunda ukuntu twavugaga nuko yarabibonye no cyatumye akotinga Bosco yego nabyumva ko ubyumva nuko nanya birebaga akafata umuti rero twashaka ni knockout ngo ni match win ugakomeza watsindwa ukavamo nafata Tadeo Lwanga akabanza akamuha time ari mikino zakina ni myinshi zaha yazakina akamusiganze ko iriya equipe kugira ngo n'ibitego nukugira niba ruboneka atari imbere Shaibu baba imbere nazamanje cyane ko bose bashobora gushota kandi yego kandi bafite n'ikihaha bareke ibintu byo gufunga zone iki kipe gikomeye nka cyari cyabarabu avuga ati reka tugifunge zikirimo nk'abantu batanu twavuga twenda tunganye yenda tunganye nabyo abafana si tubababazi wabo yenda twatsindirwe hanze ariko cyo ngubye cyo kimwe iyi match tuzayitsinda kandi nako niba umitekereza yanjye nkuko nawe utekereza nkuko nawe ariko ati maybe something can change na changing you something tubona umupira ni dutubira ni abafana n'abana beza nizi gatsinda nk'ibitego 2 3 4 bazamurimbura mutoza bazamurimba yaruyu twatinze kumenya ahubwo wenda twaribeshye twamwibeshye se nabwo abonye Shibu bamaze gutsinda ibitego 3 nubwo bitsinze Marine ntabwo abonye ko nafana bishimye bandimbaga muri stade Mbahoma kuri arizi namba bamaze gutsinda yego nacyo tuma nabyo tene bafite abayafukunzi buriya ni kipe nubwo abantu bavuga ngo ni yacu iratugora cyane iratugora mu gute umva impamvu yagora umukinnyi w'Marine abashaka muri APR usanga nawe narekuye bakiri bato n'iki byose kugira ngo umukinnyi uvuga ngo reka umutoza APR mbone maybe next season yanzamuna umukinnyi agomba kugora niko kugora so nibyo rero bari atipe nabo bagazitka barakinye bavuga ati rero iyi equipe turayizi ni equipe y'ibikombe ariko situation tumwe hangare katwereka ko tutazi gusa ariko twagico tudakora ariko abafana APR n'abakunzi APR bizeze ko peu importe yaba ari imvura izagwa cyangwa izubiko zava
match yo kwa kane tuzayitsinda kane ku bitego biri hejuru. Bon, ngira ngo rero kimwe twarigarutseho tugitangira kimwe mu bintu byatumye abafana ba APR wenda bacika intege ejo bundi ni ku buryo nyine APR yinjiye muri saison itsindwa na Rayon Sport ibitego 3 ku busa muri Super Coupe, hanyuma igahita igira n'iyi draw yo muri Champions League. Iyi saison rero nk'abakunzi ba APR twakunze ko twabonye ziriya furara abafana mu kibuga barimo barafana neza. Iyi saison mu gihe koko nkuko APR yabisoye muri statement donc yongera guhamagara abafana kwijima iyi saison nk'abakunzi ba APR mwiteguye tuvuga ko wenda rugero wenda byasaba igihe wa mugani kugira ngo wende equipe ibiri hamwe igende ihindura abakinnyi iza nabugira bo yongeramo gake gake mu gihe bitagenda neza wenda ngo tware n'icyo gikombe da cyangwa se ndigere no matsinda mu gihe bitagenda neza Lorenzo ndabikwijeje ko haje yo kuba mwakomeza mukagumya nyuma equipe muri iyo process yo kongera kubaka no baka equipe y'abanyamahanga ikomeye muri tayari yo kwiguma inyuma kugeza ibyo bintu donc bizagerwaho. Kambwira Lorenzo icyambere kwanza abakunzi ba APR baragukunda n'ama views menshi bibona nuko abafana APR bagukunda. Ariko hari abantuka reka mbwire kwitakinnye neza wonguwo abafana basa nko batari edike. Uretse no kwa edike umuntu wese uzumva ko agomba gukasa nivuze ngo equipe yakinye neza la vérité blesse vérité ira blessa yenda biba bimbabaje ariko ikintu nakubwira cyo kimwe ndakwe ngo twacyafite shock yo gutsindwa na Rayon Sport ibitego 3 bitaherukaka ni ibintu biza mu myaka 4-5 kugira ngo cyayirwa rero ibitego 3 urabizi ko Rayon Sport abafana bari kurira iribuka ko dufite abanyarwanda mu minota 17 uyu mutozo wagiye muri Musanze twamutsinze ibitego minota 17 ibitego bine ni nayo dendi yari ubundi twongeye gutsinda ibitego 3 Gasige agiye ko napana Gasige agiye kujya muri December mutama pembe dutsinze ibitego mu minota mike twanga ibitego 3 bigiyemo so cyo mabwira cyo kimwe abafana ba APR babaye inyuma y'ikipe yabo mu myaka 11 tudafite umunyamahanga yego ubu ngubu noneho sija ibindi ngo emiringwaje kuri radio kubabwira ngo nimuze muri bench akeza karigura ndabizi ko uzajya babona baje stade ko APR yakina n'ikipe no n'ikipe nkuru zasanga umufana APR ko ubu ngubu hari system twatangiye kubafana barano kwakira kuri order mbere bwo asanga online hano hirya hari akabari na zone 1 order muri stade marayifite bimeze neza no kwa dusa neza na repeti bikorwa n'amanama nabiki murabonye nkanona statement rasohotse inama irahari c'est vrai iyo nama what do you expect like mwiteze iki bro there's something nukunoza umubano gusa kongera kuba ikize mwiteze iki muri icyo kimwe communication mu buzima bwose uzakora ni ikintu cy'agaciro approcher les gens ari amafan club yacu yose afite abayobozi babo d'abord APR tugira indangagaciro d'abord imyigaragambyo mu gihugu cyacu niyemewe ariko kwagaragaza umujinya kuri stade nta kibazo reka mbwire wenda kuri club bashobora ariko biriya biremewe biriya kwago ntabwo twishimiye umutozi imikinire wapi biriya nta kibazo nta cyacitse n'ubundi ariko banavuze urabona ko abashimye turashaka ko Lions tuba hamwe turi nare tukomeze twunga ubumwe nuvuga ngo abakinnyi babonye nitwishimye nibanashobora kujya babakomeye amaki bien sûr ariko sibo icyo tuzi cyo kimwe kiri hariya gusa nuvuga ngo twongere twibutswe indangagaciro za APR. Abakunzi za APR bavuga ko ngo equipe ngo bafata nk'abatabaho ngo ntibakenera ngo ntibagaciro nk'iyi geste yo gutumira abayobozi babafana mu gihugu hose bakabagiye gurira n'abayobozi ba APR hariya kuri tennis club. Irasi geste igaragaza ko equipe iratekereza kwa fana irabizi ko bahari ikeneye ko iyo umubano ugumaho akasa agaciro wahaye n'agaciro bakwifuza no kubabwira ko wowe barashyize umuntu muri fan club yawe yego ugomba kuba muzi de A a Z yego is it the right person n'umufana wa APR cyangwa se washatse kuzuza umubare gusa so nabaje n'ama fan club yandi mashagiye yibaka agomba kumenya APR muje mu kwiteye yego niba ari kibaye nagurusha afande chairman wicaye hariya uri kureba iyo match n'amana makora n'abatoza cyangwa na staff ye ni nyinshi kurushko twe tubibona nuko atagutumira ngo akubwire ngo twakora inama ariko nawe nugira imana ukabona nyiri kipe umuyobozi w'ikipe muri cyanya aho ngaho muraganira arakubwira ati twungurana ibitekerezo iriya ntabwo ari message iriya siyo yari gutuma ngo ejo APR zakene neza ko mwasaguje cyangwa se ngo mudutere pressure ngo tuzane undi mutoza yego ku mukino wa kabiri we have to think big ngomba gutekereza byinshi kazi wara abakunzi ba Lorenzo mfero murumva ko birumvikana procedure zo gutuma crise ivaho muri APR FC urujiro rukavaho abantu bakongera kubaka
ndetse no gukunda ekipe yabo kurushaho. Murumva ko babirimo abayobozi ba PFC babirimo, ngira ngo iki ni ikiganiro mu by'ukuri kibasubiza icyizere kandi kibagarura muri mudu nziza. Ubu ni mugahereza umutoza umwanya Thierry Froger n'abongereza be kuva kuri team manager Ntazinda Eric inayo nguza abakinnyi cyane burya kurusha undi muntu wese. Babirimo chairman abirimo ni retired captain mu bikombe twatwaye byinshi n'ubwo ngo sibyo amwiza. Ubundi rero tutakwizera umuntu nko yabanye na equipe yari ikomeye cyane yatsindaga azazama ariko ntabyo bitajye kuza n'ubundi ariko uyu afite babana yenda babandi ababakinnyi bandi dufite byari kumuvunamo ko n'umuntu ukunda intsinzi n'umuntu abona nk'intsinzi wibaza ahubwo ngo ni bingahe. Yego bakinnyi bamanuka mu modoka bati aujourd'hui ni bingahe. Twagiye 2006 biko twagiye Nairobi Gor Mahia yadutsinze hari wabo yabevange twatsinze ibitego bitandatu mu minota itari mikeya. Tugeze anga iba 1-0 ariko 1-0 haba inama zirezire kwege ni gute mu itsindiro wabo bitandatu Kigali mukayitsinda kimwe. Afande general agomba kwicana akababaza ati APR niyo mwabona ibitego 20 mushyiremo iyo niyo zaturi kujya mugirire icyizere kipe trust the process. Ndakubwiye ngo ni mu mwaka umwe cyangwa ibiri uzabona muri Afrika haba Zamalek Wydad Casablanca cyangwa iki APR ifite umukinnyi wa mbere mwiza yavuye Amerika Latine yavuye Europe ubabiri cyangwa batatu ari bwati muri APR ubu twafunguye kandi let me tell them that muzishima birenze kurusha uko mwababaye ejo bundi kubitaga dite kabiri ku busubundi bisezerene ubundi more than 2 uzisanga uhanganye n'ikipe ya Pyramids aho rero nitwamenya ko ibintu bimeze ariko kandi APR FC injira mu mikino ya championnat twifuriza n'amahirwe masaba kunzi ikipe ya APR Football Club bacu bonne chance namwe kabisa mugabanye umujinya ikipe ni yacu nawe muyisigira ngo ayibafatiye cyangwa iki ariko basaba imbabazi abafana bacu bose n'uwo batekereje ko bafite umutima bose basaba imbabazi imbere ya Lorenzo kabisa. Nshimiye Mere Karinda twabanye, nshimiye Aniseti wadufashe aya mashusho. Ubwo rero dusubire mu biganiro byacu by'ubutaha. Igihe uzashaka cyose kabisa ndi tayari wowe uri free APR kandi turakunda twese. Mukaruka sana merci.